Abavandimwe mbifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi rero nje kubagezaho inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda, ariko ni inkuru ibarizwa cyangwa se yavuzwe cyane muri iki cyumweru, ariko abenshi mutamenye nifuza ko mumenya. Ni inkuru yavuzwe cyane, ariko ibintu bitari byiza byakozwe n'umupasiteri umwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Rutsuru, ku wa gatanu tariki 26 Nyakanga 2021, umupasiteri witwa Kamunyonge ubarizwa ahitwa Ikiwanja muri Rutsuru yishe umugore we amuciye umutwe, aho bivuga ko yamwishe agamije kumutambaho igitambo mu rusengero rwe. Uyu mupasiteri, mu byumve neza, urusengero yari ayoboye rwari urusengero rwe, yishe umugore we ashaka kumutambaho igitambo muri urwo rusengero rwe. Reka dukomeze inkuru dusobanukirwe neza, twumve impamvu yatumye uyu mupasiteri akora ibi bintu. Umunyamakuru wa Rwanda Tribune dukesha aya makuru wari Ikiwanja yavuze ko uyu mugabo yateye icyuma umugore we ngo agerageza gutamba umugore we, kuko umukurambere w'itorero Aburahamu yari yaragiye gutanga umwana we Isaka. Amakuru ava Ikiwanja akomeza avuga ko uyu mugabo n'umugore we bari mu rusengero rusanzwe ruyoborwa n'uyu mugabo bonyine. Nyuma uyu mugabo agafata icyuma agahita akata ijosi ry'umugore we. Bavandimwe, murumva ahantu isi igeze? Ntabwo byoroshye. Reka dukomeze twumve. Ngo bikiba, uyu mupasiteri yahise afatwa n'inzego zishinzwe umutekano zirimo ingabo na polisi, mu gihe uyu mugore we wari ukivirirana arwana n'ubuzima. Bagerageje kumujyana ku kigo nderabuzima cya Mapendo Deza, yoherezwa ku bitaro bikuru bya teritwari ya Rutsuru, ariko ashiramo umwuka bakiri mu nzira. Olala, Imana imwakire mu bayo uyu mubyeyi rwose. Ngo ibi byatumye abamenye aya makuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bacika ururondogoro, bavuga ko iyi myemerere nk'iyi itwara ubuzima bw'umuntu ari agahomamunwa. Ni agahomamunwa se gusa, ahubwo ko bibabaje cyane. Ibi ni bya bihe tugezemo rwose. Pawulo banza yavuze pe, kuko iyi nkuru irambabaje. Nanjye ndi kuyisoma, ndi kuyireba hano, irambabaje. Namwe nk'uko mubibona ku mafoto, ngira ngo murabona uwo mugabo wagerageje gukora ayo mabara ari mu nzego z'ubutabera cyangwa se inzego zishinzwe umutekano. Ngo umwe mu bavuze kuri iyi nkuru ku mbuga nkoranyambaga tudashatse gutangaza amazina ye, yagize ati: amadini ni meza, ikibazo ni abayayoboka batuma batisanzura. Ntabwo byumvikana uyu muntu icyo ashatse kuvuga. Gusa nk'uko mubibona nyine, ngaya amakuru, ngiyi nkuru, ngaka agahomamunwa kakorewe uyu mubyeyi, kakozwe n'uyu mupasiteri, ibintu bitari byiza. Nk'uko njya mbisoma, nk'uko nawe ujya ubyumva, ngo mu bihe bya nyuma umugabo cyangwa se abavandimwe bazasubiranamo. Ese koko twaba turi mu bihe bya nyuma? Nawe ugire icyo ubimbwiraho muri komenti. Ntugende utagize icyo uvuga kuri iyi nkuru, kandi nawe ntugende utaduhaye n'indi nkunga yo gukora subscribe, kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi agezweho, by'umwihariko avugwa mu iyobokamana. Ndabashimiye. Nyagasani akomeze abarinde, kandi mukomeze mwirinde COVID-19.